Muraho nongeye kubasuhuza kuri channel ya KK Rwanda TV. Muri aya masaha aho waba uri hose, icyo waba uri gukora cyose, nongeye kwishimira kongera kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ni Balthazar n'ubundi nk'uko bisanzwe ku cyigisho cya kane gifite umutwe uvuga ngo inama y'agakiza. Amena. Tugiye kureba neza inama y'agakiza. Ese byagenze bite ubwo Satani yaramaze kwigarurira umuntu, ubwo Satani yaramaze gukora ibikorwa bikomeye cyane mu isi, ubwo yari yacumuje umuntu, ubwo yari atangiye kuzana agahato. Ese ni irihe banga yirengagije? Ese uyu mugambi Imana yari yarateguye mbere hose yari awuzi? Ntago yari awuzi, kandi nubwo yari awuzi ntiyari azi ibanga ribyihishemo. Niyo mpamvu rero ni ibintu byiza cyane kwiga ngo inama y'agakiza. Ni agakiza koko gahesha umunyabyaha ubuntu bw'Imana, akongera akagaruka akaba ikiremwa gishya muri Kristo Yesu. Reka rero nsuhuze abanyarwanda mwese aho muri hose, impande zigiye zitandukanye, ibihugu by'abaturanyi, mwese ndabashuhuje. Abanyarwanda bari muri Congo ndabashuhuje, abari Uganda ndabashuhuje, Tanzania ndabashuhuje, Kenya ndabashuhuje, i Burundi ndabasuhuza cyane. Ni iby'agaciro kuko ibanga ni rya rindi n'ubundi, ni ukwiga ijambo ry'Imana. Rero ndaje n'ubundi ngo dufatanye, kandi saba gusa, nifurije ibihe byiza buri muntu wese urabasha kuza kwegera telefone ye agafungura akumva ijambo ry'Imana. Ntibibe bya bindi byo kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryataye agaciro, ijambo ry'Imana nta kintu rikigeza ku muntu. Ijambo ry'Imana ntago iyi saha tugezemo ari ikintu cyo guta uko wiboneye, cyangwa se cyo kudaha agaciro uko wiboneye. Reka rero mbere ya byose tubanze dusenge kugira ngo Imana iduhe umugisha, kandi igumye kudukuza kubw'urukundo rwayo. Aho uri hose ubaha Imana. Dusenge. Turagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze kuba wemeye ko abana bawe tugeze uyu munsi, wakoze kuba wemeye ko twongera guhurira kuri iyi gahunda yo kwiga ijambo ryawe. Reka rero uboneze imitima yacu, uduhe imbaraga yo kumvira, uduhe imbaraga yo kugira ubwenge bumenya ikibi n'icyiza, bityo uduhe guhitamo icyiza, kuko ariho tugirira amahoro n'ibyiringiro igihe cyose turangamiye umusaraba wawe utangaza kandi uhesha agakiza. Bana natwe twese, kandi n'igihe turi buze kumurana cyose aba ari wowe ukigena, kandi ugihe umugisha mu izina ryawe Yesu. Urakoze. Amena. Yesu nahabwa icyubahiro. Nubwo biba bigoranye cyane, abateze amatwi biragorana cyane gutegura ibi byigisho. Satani yitambika uko ashoboye kose, ariko ntazabasha kunesha, ntazabasha gutsinda. Nk'uko nabibabwiye, shuhuje bene data bari hirya no hino, sinabisubiramo nk'uko nabivuze. Ni iby'agaciro cyane, sinavuga amazina, ni benshi cyane tuba tugenda tuziranye. Abari hanze mu bihugu by'i Burayi, abari hanze za Amerika, ni benshi babasha gukurikirana imbuga nkoranyambaga, bakabasha kumva no gusobanukirwa ubutumwa bwiza. Rero ni iby'agaciro kubw'uko buri muntu wese agiye gutega amatwi, kandi akubahiriza isaha Imana yemeye ko tuganira, atari bya bindi byo kugera ku bintu bivuga ijambo ry'Imana ugahita ukuraho, bya bindi byateye ugasanga abantu rwose ntago bagifite umutima
wo gukunda ibyanditswe. Reka mbere ya byose rero tubanze dutangize isomo riboneka muri Luka ibice 23, riboneka muri Luka ibice 23 umurongo waho wa 44. Reka dusome twumve. Ufite Bibiliya wihangane uyirambure, njya nkunda kubibabwira, kubibashishikariza, kandi nawe utayifite hafi aho ngaho utege amatwi, tugiye gusoma maze wiyumvire buri kimwe cyose. Luka ibice 23 umurongo wa 44. Baravuze ngo nuko isaha zibaye nk'esheshatu haza ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza mu isaa 9. Izuba ntiryava, umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Yesu avuga ijwi rirenga ati, Data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Amena. Inama y'agakiza yari igeze ku musozo. Ahangaha ya saha ya nyuma, isaha ya nyuma yo kugarura agakiza ku muntu, yo kongera kunga umuntu n'Imana wari wamaze kuba igicibwa, yari igeze. Abantu benshi iyo bumvise urupfu rwa Yesu cyangwa se bakareba ku mafilime abagiye babitegura bararira. Iyo babonye Yesu bamukurubana hirya no hino bararira. Iyo babonye bamukubita imisumari bararira. Emosiyo ziraza. Nibyo, kugira emosiyo bibaho cyane, ariko burya kiriya ni igihe cyo kwishima kuko agakiza kacu kari gasohoye. Twari tumaze kongera kubona imbaraga. Aho ya ntambara yari yaratangiriye hose, Satani yari azi ko umuntu abaye ikivumwa, abaye umucakara we iteka ryose. Ariko yaribeshyaga kuko umugambi wari warateguwe neza. Ntimukajye murira rero, kandi naho warira ujye wishimira ko agakiza kawe kari kabonetse kuri iriya saha. Satani nta na gihe na gitoya ajya arwanya Imana ngo ayineshe. Yishimiye kubona Yesu aje mu isi. Aravuga ati, uyu nguyu nawe ndamushuka nk'uko nashutse umuntu bikemera. Satani yishimira kwica Yesu ku musaraba, nyamara ntiyari azi ko atanze itike. Ntiyari azi ko atanze itike y'uko ubwami bwe abweguriye Imana. Kwica Yesu ku musaraba, Satani yari yimennye inda. Satani yari yikozeho. Nibwo yahise amanika amaboko, ubwami bwe abwegurira Imana. Kuko imbaraga ze zose yahise yakwifunguzo zose, z'urupfu zose, Kristo agira ate? Araza azikuraho. Araza insika zose zatandukanyaga umuntu n'Imana kubwo gucumura zari zivuyeho. Ni iby'agaciro rero kwiga ijambo ry'Imana tukamenya ngo byagenze bite inama y'agakiza. Kuki yabayeho? Yari ifitiye izihe nyungu ikiremwamuntu? Ese Satani hari ikiremwamuntu na gitoya yari agifiteho ububasha? Byari birangiye. Buri muntu wese yaragaruwe mu biganza by'Uwiteka. Keretse udashaka guhitamo, yego, nemeye kuba umugaragu wawe Mana. Nawe vuga ngo, Mana mfasha nkumvire, mfasha nongere ngaruke mu biganza byawe. Aleluya. Aho uri hose bisabire, Imana yiteguye kukwakira. Ni byiza cyane. Ntimukabe abahezanguni kubw'ijambo ry'Imana. Ntimukabe abikanyiza kubwo ingaruzwamuheto nyinshi Satani ashaka kwigarurira. Hoya, nimureke twubahe Uwiteka. Mureke twige, twumve, dusobanukirwe. Yesu Kristo ari kumwe natwe. Hari ibintu by'ingenzi tugiye kuganiraho. Ese ibi wari ubizi? Abiyita abakristo benshi ntibazi agaciro k'urupfu rwa Kristo n'impano y'ibihe byose. Birababaje cyane kubona ngo umuntu ni umukristo, Kristo Yesu, ngo uri uwa Kristo, ariko ntusobanukiwe agaciro k'urupfu rwe, ntusobanukiwe impano ikomeye cyane twahawe.
kuki tuyipfusha ubusa? Amaraso ya Yesu yamenekeye ku musaraba ubusa? Hoya, ntibikabeho. Urupfu rwa Yesu ni intsinzi ku munyabyaha wemeye kwicisha bugufi akihana. Ni igihe cyo kubabarirwa, ni igihe cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha kubw'amaraso ya Yesu. Ese ibi ngibi tubiha akahe gaciro? Nta muntu n'umwe wakabashije kwihana atarabanza kunga ubumwe na Kristo, atarabanza gusobanukirwa n'urupfu rwa Kristo kugira ngo aze kwejeshwa n'amaraso ye. Ibi ngibi kuki mubikora buhumyi? Kuki tubikora buhumyi? Ntibikabeho. Twige dusobanukirwe. Menya ukuri. Kwihana nyakuri ni ukureka ibyaha ugatangira urugendo rushya rw'inzira y'umusaraba itugeza kwakira ubuntu bwa Kristo, kuko tuba twamaze kubabarirwa ibyaha. Amen cyane rwose. Ibyaha biba byamaze gukurwaho. Nta kintu na kimwe kiba kikiri kudutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Yesu Kristo nahabwe icyubahiro. Reka buri muntu wese abisengere, asabe imbaraga zo gusobanukirwa n'ubuntu bw'Imana, asabe imbaraga zo kumva neza agaciro k'amaraso ya Yesu. Buri muntu wese nabisabira umugisha. Ibi bintu tubisobanukirwe, ngo kwihana nyakuri ni ukureka. Ninde wakubwiye ko kwihana ari ukugenda ukatura, warangiza ukavuga ibyaha wakoze? Ni byiza kubivuga, warangiza ukabatizwa, ibyo ni byiza. Ariko se ni kuki ikintu wihannye ugumya ugikora, ugumya ugisubiramo, ugumya wongera kucyataka? Icyo gihe usubiza Yesu Kristo ku musaraba. Wisubiza Kristo ku musaraba. Akazi ke yarakarangije, akazi ke yaragakoze. Wisubiza Yesu ku musaraba. Kwihana nyakuri ni ukugira ute? Ni ukureka. Amena. Mureke tureke ibyaha, mureke twumvire Kristo Yesu, mureke twere kugira inyuguti n'imwe dukura ku mategeko y'Imana, kuko icyaha kimenyekanishwa n'amategeko y'Imana. Nta muntu mu isi wamenya icyaha atazi amategeko y'Imana. Ntibakabashuke, dore ibi byigisho byose bishingiye ku ntambara ikomeye hagati y'Imana na Satani. Intambara yo gukuraho amategeko y'Imana, intambara yo kwimika ubwami bwa Satani. Reka ibi byose tubitere umugongo, turangamire Mwami Yesu, turangamire umusaraba wa Yesu, turangamire agakiza twaboneye ubuntu. Amena. Inama y'agakiza igaragaza ukuntu Imana Data yanga icyaha urunuka. Murabyumvishe cyane ngo Imana yanga icyaha urunuka. Ni igisobanuro cyiza cyane cyimbitse cyatumye inama y'agakiza ibaho. Imana yaravuze iti, umuntu ndemye naramuka anshumuyeho, naramuka atanyumviye, nzamurimbura, nzamukura muri Edeni. Ibyo bintu byabayeho, Imana yarabikoze. Kubera iki? Yanga icyaha. Yanga icyaha. Niyo mpamvu yavuze iti, nta muntu n'umwe mu isi, yaba umumarayika, wabasha gusibanganya icyaha umuntu yari yakoreye muri Edeni. Niyo mpamvu iyi nama y'agakiza yabayeho. Nta wundi muntu wari kuryozwa icyaha cyari cyakozwe na mwene muntu usibye Kristo. None se Kristo yarapfuye ku musaraba ngo aduhereze uburenganzira bwo gukora ibintu twishakiye, aduhereze uburenganzira bwo gusiribanga ya mategeko Imana yari yahaye umuntu ngo ayumvire? Hoya. Kuki Yesu yapfuye ku musaraba? Si ukugira ngo duhabwe uburenganzira twongere tujye muri ya shusho, muri ya imaje yo kutumvira. Hoya. Ahubwo yatuzaniye agakiza ko katugaruramo imbaraga zo kudushoboza kumvira Imana, kadushoboza kumvira
Kristo. Ibi ngibi ni iby'agaciro, buri muntu wese nabisengere. Ntukagire itegeko na rimwe ukura mu mategeko 10. Ibi ngibi nzabishimangira, nzabivuga ubyumve cyangwa ubyange. Ibi ngibi ni iby'agaciro kubimenya. Amategeko yakunaniye, amategeko yananiye, ryaba rimwe yaba abiri, senga usabe imbaraga, senga usabe ingufu zo gushobozwa n'ayo ngayo utacyumvira, n'ayo ngayo yakunaniye. Ubwo byagaragaraga ko umuntu azimiye kandi ko n'isi Imana yari yaremye igihe igiye kuzurwamo n'ibiremwa bipfa, bigomba guhura n'imibabaro, uburwayi n'urupfu, ndetse ko nta makiriro umunyabyaha afite, agahinda n'umubabaro byuzuye ijuru ryose. Ngaho nimwumve namwe, Imana yari yaremye umuntu imukunze. Ntabwo rero byari mu mugambi wayo kongera kubona umuntu ava mu biganza byayo, ahubwo yaramwishimiraga. Ariko ijuru ryaratunguwe, ijuru ryarababaye, ngo inanga zaririmbwaga mu ijuru zaracecetse. Kubera iki? Urukundo rw'Imana rwari rumaze kugira gute? Rwari rumaze guteshwa agaciro na Satani. Ariko ntabwo uru rugamba yari kurunesha, ntabwo yari kurunesha. Nubwo ijuru ryababaye rero, inanga zikarekeraho kuvuga, kuririmba bigahagarara, ariko hari umugambi ukomeye cyane. Adamu ubwo yamaraga gukora icyaha, yahise abona umusaraba mu zuba. Umusaraba washushanyaga Kristo uzapfira ku musaraba. Inama y'agakiza yarakozwe kera. Ibi ngibi rero byari iby'agaciro kongera kugarura kunga umuntu n'Imana. Aleluya! Umuryango wose wa Adamu ugomba gupfa. Byari bibabaje cyane kuba umuryango, abari kuzakomoka kuri Adamu bose bari kuzajya bapfa, kandi Imana yari yaremanye umuntu kudapfa mu gihe cyose ari bwumvire, mu gihe cyose ari bwumvire. Ntiyagombaga gupfa. Kumvira ni byiza, kumvira bizana umugisha. Amena cyane rwose. Mureke mwiyumvire. Noneho Yesu mwiza, mu maso ye hagaragara impuhwe n'agahinda. Ibintu bibiri, hagaragaye impuhwe n'agahinda. Kubera iki? Yari abonye umuntu biremeye atandukiriye cya gihango yari yagiranye n'Imana. Mubyumve neza, yari amaze gutandukira. Yesu arababara. Bidatinze yegera umucyo urabagirana wa Data wa twese. Marayika ambwira ko ari kugirana ibiganiro na Se. Mwumve, ibi ni ibintu by'ingenzi, buri mukristo wese agomba kubimenya. Yesu agirana ikiganiro nande? Na Se. Icyo kiganiro cyari gishingiye ku ki? Mujye musoma Bibiliya mwa bantu mwe. Ibi ngibi Satani ntashaka ko mubimenya. Kubera iki? Niho hari ukunesha kwacu, niho hari intsinzi yacu. Mubimenye. Icyo gihe abamarayika bahagaritse imitima, bibaza ngo ni iki kiri bukurikira ibi bintu? Ese Imana iraza kwemera kwijishura umwana wayo? Ese Imana koko ibi bintu iri buze kubyemera? Abamarayika ntibaba barakamenya ikijya mbere. Ariko ahangaha reka wiyumvire. Hashize akanya arasohoka ku nshuro ya gatatu, yinjira asohoka. Nyuma asohokana ibyishimo no kurabagirana, abwira abamarayika ko umuntu yabonewe icyanzu cyo gukiriramo. Aleluya! Imana ihabwe icyubahiro.
yinjiraga asohoka rimwe kabiri, asohoka gatatu, asohoka. Mwumve namwe imishyikirano yari igoranye cyane. Biragoye kuba ufite umwana umwe w'ikinege ngo umuteragirane mu maboko y'umubi, uwakurwanyije wemereye kwijishura umwana wawe umumushyire mu biganza. Byari bikomeye cyane. Ijuru risigariraho umwana wuzuzaga buri kimwe cyose ateragiranwe mu maboko ya Satani. Ngo ariko ahangaha Yesu Kristo yasohokanye ibyishimo no kurabagirana rwose, aseka cyane, kuko yahise atanga ubutumwa buvuga ngo umuntu yabonewe icyanzu. Amena. Uyu munsi nawe Imana yakuboneye icyanzu kubwo kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi nawe Imana yaguciriye icyanzu. Satani yaguciriye akobo, ariko ntibishobotse. Imana yashatse ko wongera kugaruka mu bana b'Imana, mu muryango mugari w'abana b'Imana. Aleluya. Imana nishimwe cyane. Imana iradukunda. Kuki mudashaka kumva ijambo ry'Imana? Iyo igihe kizagera muzabyifuza bitagishobotse. Dore igihe ni iki. Imana yaguciriye akanzu. Gucungurwa kwawe, gukurwaho ibyaha kwawe, guhabwa imbaraga yo gushobora amategeko y'Imana, guhabwa imbaraga yo kugira kwizera kuzima, atari bya bindi byateye kwizera gupfuye, kwizera k'uguhimbano. Satani nawe arizera, abadayimoni nabo barizera, ariko icyo dutandukaniyeho nabo, bo kwizera kwabo ntigushingiye ku mategeko y'Imana, gushingiye ahubwo ku kuyasenya, ku kuyakuraho. Wowe kwizera kwawe gushingiye he? Kuki ijambo kwizera murisubiramo inshuro nyinshi mutarizi neza, mutazi icyo risobanukiwe, icyo risobanura? Mubimenye neza, mureke tubyiteho, mureke tubyige. Hano hepfo haravuze ngo icyanzu cyo gukiriramo. Yababwiye ko yahoze aganira na se, kandi ko yemeye gutanga ubugingo bwe ubugingo bwe kuba ngo yishyireho igihano cy'urupfu, bityo kubwe umuntu abashe kubona imbabazi, ndetse kubw'amaraso ye no kubwo kumvira amategeko y'Imana. Amen. Mubyumve neza. Umuntu yari amaze kunanirwa kumvira amategeko y'Imana. Imana iravuga iti nta kindi kintu kibaho mu isi cyashoboza umuntu kumvira amategeko y'Imana usibye uwamuremye. Imbaraga zamuremye nizo zigomba kumugaruramo iki? Imbaraga yo kumvira. Satani yari yamaze gutoba umubiri w'umuntu. Satani yari yamaze gutoba ubwenge bw'umuntu. Yari yamaze kubushyiramo indi installation nshyashya yo kutumvira. Yari yamaze gushingamo ibirindiro byo gusuzugura Imana. Imana rero ntiyagombaga guceceka, yagombaga kongera kugaruramo umuntu imbaraga nshya yo kumvira no gushobora. Yesu aravuga ati njye niyemeje gutanga ubugingo bwanjye. Nimubyumve. Natwe igihe tugezemo ni igihe cyo guhara buri kintu cyose cyabasha kudutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Ni igihe cyo guhara inyungu iyo ari yo yose ishingiye gutuma dutandukira igihango dufitanye n'Imana. Ikintu cyose cyaturoha mu mworera wo kugomera Imana tugomba kukizinukwa. Isaha irageze niyi ngiye. Imana yaduciriye akanzu, Satani yaduciriye iki? Icyobo. Mureke dutsinde, mureke duce iminyururu ya Satani mu izina rya Yesu. Iri jambo ni ryiza cyane. Bityo abazumvira bakizera amaraso ye bazasubizwe Edeni, barye ku giti cy'ubugingo. Aleluya mu izina rya Yesu. Ngaho nimwumve ya ntambara yamanukiye muri Edeni. Satani amanukana umujinya mwinshi cyane, ariko Imana iravuga iti ngiye kugarurira umuntu Edeni, ngiye kongera kumugarurira ubuzima bushya kubwo kwiyemeza gutanga umwana wanjye agapfira mu isi.
Aleluya, himbaza Imana, shima Imana muri iki gitondo, shima Imana muri iki gicamunsi, shima Imana muri uyu mugoroba, dushima Imana muri iri joro, aho waba uri hose, shima Imana kuko agakiza katugarukiye, twarabo kurimbuka buheriheri, twarabo kurimbuka by'iteka ryose. Umugambi wari uwo kwihindura umuntu agaca mu byatsinze Adamu na Eva, ndetse n'ibindi bintu byose umuntu yashoboraga kuzanyuramo bimuca intege. Kuki ariko nta byiringiro mukigira? Mureke tugire ibyiringiro ngo Imana yari ifite umugambi wo kubyarwa binyuriye mu muntu, akihindura ikiremwa cy'umuntu, yarangiza akanyura mu bintu byose byatsinze umuntu, akazanyura no mu bindi byose umuntu azanyuramo, Satani azamunyuzamo kugira ngo amuronkere itsinzi. Ibyo bintu byose Yesu yagombaga kubinyuramo, imiruho yose tunyuramo Yesu yayinyuzemo, ibitugoye byose tunyuramo Yesu yabinyuzemo, kugira ngo aho tuzagera tuzahite tuhasanga amaraso ye, duhite twambara kunesha. Duhite twambara iki? Kunesha. Mwibuke Byiringiro na Mukristo bari mu rugendo, hari aho bageze, Byiringiro abaza Mukristo ati ariko Mukristo, aha tugeze nihe ko mbona ibintu bikomeye? Dore rabukwa hano ku ruhande, aharebye ahabona amaraso. Amaraso yahabonye ni ayari yarahamenetse, bigaragare ko hari umuntu waba warigeze kuhanyura nyamara akahasiga ubugingo. Baravuga bati aha hantu tugeze bigaragare ko hari abandi bahanyuze, kandi abantu bahanyuze nabo bahasize ubugingo bwabo. Iyi nzira ijya kuri Kristo iragoranye. Ntimukavuge ko Yesu Kristo adashoboye, amaraso yarashoboye. Reka ibidutsinda tubyegurire Imana, niyo idushoboza, niyo iduha imbaraga yo kugira gukiranuka, yo kugira kwizera kuzima. Urupfu rwe rutugeza ku ntsinzi. Kuvuga ngo ibintu byatunaniye, oya, Yesu yarabishoboye. Ahubwo amasengesho kuki yabaye makeya? Kuki tutari maso? Kuba maso ni ugusenga, tugakora, tukihana, nicyo bita kuba maso. Kuba maso kugira ngo Satani atabasha kutwinjirana. Icyumba twahariye Kristo kigomba kuba icye wenyine, nta mpamvu yo kwinjiranwa na Satani. Mureke rero twere kwiga buhumyi, twere kwizera kwizera buhumyi, oya, mureke tugire kwizera kuzima. Yesu nahabwe icyubahiro. Aha tuhabona neza 100% ukuntu Imana yanga icyaha. Mubirebe neza mubyiteho, Imana yanga icyaha. Iyaba Imana yaratanze umudendezo wo gukora ibyaha kubwo kwicwa kwa Kristo, ntago iba yaratumye umwana wayo aza gupfira mu isi. Yari kureka umuntu akaguma mu cyaha, yari kureka umuntu akagumya kuba imbata y'icyaha. Ese kuki ibyo bintu mutabiha agaciro? Ni iki gituma abapasiteri mubumvira babayobye bababwira ngo mwa bantu mwe, Imana se kuki yemeye gutanga umwana wayo agapfira ku musaraba? Ese amaraso ya Yesu yaba yarapfuye ubusa? Kuki turuha twongera kugira gute? Twongera kwizirika ku mategeko y'Imana. Ntimukongere kwipfusha ubusa, byose Kristo yarabiduhaye. Attention, izo ni inyigisho z'abadayimoni. Uwo nguwo ni Antikristo, abo bari guteguririza Satani kwicara ku ntebe ku mugaragaro yo gukuraho ubwami bw'Imana. Attention, ntago urupfu rwa Kristo rwatanze itike yo gusuzugura no gukandagira amategeko y'Imana. Ibi ngibi ubyumve neza. Ntabwo amategeko y'Imana tugomba kuyumvira by'igice ngo rimwe urikuremo. Ubusambanyi bwarakunaniye, kubeshya byarakunaniye, ariko kwiba ntukiba. Nyamara reka usabe imbaraga, buri kintu cyose kirashoboka kuri Kristo.
saba imbaraga. Buri kintu cyose kirashoboka ku wizeye amaraso ya Yesu. Aleluya cyane. Kubwo gutera umuntu gucumura, Satani yongeye kwishimana n'abamarayika be ko ashoboye gutuma umwana w'Imana amanuka akava mu mwanya we w'icyubahiro. Umwanya we w'icyubahiro. Ngo Satani ngo yarishimye cyane. Ngo njyewe ngo narigumuye mu ijuru. Ngo none ngo reba ngo n'umwana w'Imana ngo ariyemeje araje. Ngo burya ndakomeye. Ngo ndakomeye. Ngo kunesha rwose nzakugeraho. Nyamara ntiyari azi ko iherezo rye riri bugufi. Ntiyari azi ko gutsindwa kwe kwagezweho. Gupfa kwa Yesu ku musaraba byari bihwanye no kurimbuka kwa Satani ku iteka ryose. Amena. Twebwe intsinzi yacu yari imaze kugira ite? Yari imaze kugaragara mu rukundo rw'Imana. Satani abwira abamarayika be ko Yesu naramuka yiyambitse kamere y'umuntu wacumuye azamutsinda, bityo akaburizamo isohozwa ry'inama y'agakiza. Ngo yari azi neza ko yacumuje umuntu, ngo na Yesu bityo uje mu isi, ko nta kabuza Satani agiye gukoma mu nkokora umugambi uwo ari wo wose agacumuza Imana. Ese Satani yari kubishobora? Satani yari kubasha gucumuza Imana? Ese ari Imana na Satani waremye undi ninde? Mwumve, ari Satani n'Imana waremye undi ninde? Ku buryo yari kujya yishyira hejuru ngo agiye gucumuza ngo Yesu, ngo umugambi wo gucungura umuntu awuburizemo. Mwibuke Yesu yarageragejwe bikomeye cyane, iminsi 40 n'amajoro 40 mu butayu, atarya atanywa, izuba ryo mu butayu murarizi. Ariko birangira agize ate? Intsinzi arayibona. Inama y'agakiza yari yizweho bikomeye cyane ku buryo nta kintu cyari kubasha kunyuranya cyangwa kurogoya umugambi wayo. Nta na kimwe kibaho cyari kurogoya umugambi wo gusohozwa kw'inama y'agakiza. Satani yaribeshye cyane, ibi ntiyari kubibasha. Ariko se iriya mbaraga Yesu yatuzaniye, kuki tutayibyaza umusaruro? Kuki dusubiza Kristo ku musaraba? Imana yanga icyaha. Imana ishaka ko tugira kumvira. Mwabantu mwe, mureke dusenge kuko Imana iradukunda. Ntishaka ko tuzimirira mu biganza bya Satani. Ntishaka ko tugumya kuba abacakara b'ikibi, abacakara b'umwanzi. Hoya. Satani nk'uko yahoze kera akiri marayika unezerewe kandi ufite icyubahiro, ubu bwo byarahindutse. Icyakoze aracyafite ishusho ya cyami, ariko mu maso he huzuye ishavu, gutentebuka, umubabaro, ubugome, urwango, kudatuza, ubushukanyi n'ububi bw'uburyo bwose. Mwumve neza, mutege amatwi. Satani ngo uko yari ari kera niko akiri, ntajya asaza. Ubwenge bwe buriyongera, nyamara ubwacu buragabanyuka. Twamutsinda dute tutari kumwe na Yesu? Mushyire hanze intwaro zanyu, muzambare. Kristo ari kwambika abantu intwaro. Ya ndirimbo ivuga ngo nimuze mwambikwe intwaro, mwinjire ahera cyane. Mwinjire ahera cyane, duhabwe intwaro zitubashisha gutsinda uru rugamba. Ngo mu maso ha Satani ngo haratendebutse, nyamara aracyari umusore. Ngo ariko mu maso he ngo yaratendebutse. Yagize ishavu nyine, kuko akadomo ko kurimbuka kwe kari kamaze gushyirwaho. Buri wese yapfiraga ku musaraba. Mu maso ha Satani hatendebutse.
ese twebwe bijya bitubaho kubera umubabaro w'icyaha, kubera umubabaro w'ibicumuro byacu, kubera umubabaro w'intambara duhanganyemo na Satani, tujya ducika intege tukibagirwa ko Yesu Kristo yanesheje, tukibagirwa ko Yesu Kristo aduha imbaraga yo gutsinda buri kintu cyose kiri muri isi kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Satani afite ishavu, ariterwa n'iki? Kuki Satani afite ishavu? Ni ukubera ko umuntu yamaze kugarurirwa intsinzi. Amena. Satani kuki yatentebutse? Ni ukubera azi ko urugamba atazarutsinda. Ararwana ariko azi neza ko kuri finali atazigera atahukana intsinzi. Nta kintu kibabaza nko kurwana uzi ko utararonka intsinzi. Nawe bitekerezeho kujya mu murima ukajya guhinga ariko uzi ko utazeza. Tekereza gushora amafaranga yawe miliyoni ukajya mu bucuruzi ariko uzi ko utazunguka. Ibyo bintu birababaza. Tekereza gutwita umwana ariko uzi ko utazamubyara, uzi neza ko uzabyara umwana upfuye. Ibyo birababaza. Mureke tube maso. Satani aradushuka, azi ko urugamba yarutsinzwe, ari gushaka abazamuherekeza. Mureke Yesu Kristo ahabwa icyubahiro mu mitima yacu. Satani afite umubabaro cyane, arababaye cyane rwose, kubera ko azi ibyiza byo mu ijuru, azi ibyo ashaka kutugotesha. Arabizi, ntashaka ko umuntu azaronka ibyiza byo mu ijuru. Hoya. Twebwe rero amaso yacu aramutse ahumutse gatoya akabona ibyiza byo mu ijuru, twahita tureka ibintu byose twagundiriye mu isi bidutandukanya na Kristo. Twahita twunga ubumwe n'Imana byihuse cyane. Ubutunzi buraduteranya, ubukire buraduteranya, icyubahiro kiratubuza ijuru, ubugambanyi n'ibindi byinshi. Mwabantu mwe, Yesu aradutegereje. Yesu arambuye amaboko. Buri muntu wese urushye, uremerewe, sanga Kristo ku musaraba, yiteguye kwakira imibabaro yawe yose, akatugaruramo ubumuntu, akatugaruramo urukundo rwe. Satani mu maso ye hagaragaraga ubugome. Satani niwe munyabugome iteka ryose. Ubugome bwarabuhorana. Rero mwitegure cyane. Urwango narwo rwamugaragaragaho. Kubera iki? Yanga umuntu. Yamaze kubona ananiwe Yesu Kristo kumushuka, yamaze kubona inama y'agakiza igezweho, akaza umurego, kudatuza. Satani ntabwo ajya aruhuka, amanywa nijoro araturwanya. N'ubu aka kamwanya ibyongorero bye ni byinshi, arimo arakubwira ati ariko ibi bintu uri kumva ni ibiki? Warasaze, ibi bintu ntibikigezweho, ibi bintu igihe mwabyigiye bimaze iki? Arakongorera amagambo menshi, akubwire ko gushobora amategeko bitajya bishoboka, akubwire ko nta muntu ujya wubahiriza amategeko muri iyi si, akubwira ati na Bibiliya irabivuga ati nta mukiranutsi ku isi. Satani ni umuhanga nyine, nta mukiranutsi ku isi. Gukiranuka ni ukwa Yesu wenyine, ni ukw'Imana yonyine. Kandi iyo umaze kunga ubumwe n'Imana uhita uba umwe na Kristo. Kristo rero ntiyacumuye. Niyo mpamvu Kristo ukurimo atatuma ucumura, ntiyatuma wica itegeko rye. Satani ntakagushuke. Ubushukanyi bwe ngo buracyuzuye. Ubushukanyi bwe buracyuzuye. Ni umunyabinyoma nyine. Nubeshya umenye kuri wo gukora ari Satani. Ntabwo Yesu Kristo yaje ku musaraba ngo aduhe itike yo kwirirwa tubeshya. Uyu mubeshyi ni Satani. Attention. Ububi, ibibi byose biva kuri Satani. Ibibi byose biva kuri nde? Kuri Satani. Ntabwo Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba ngo aduhe itike yo kugaragaza ubugome, aduhe itike yo kwanga bene data, aduhe itike yo kwanga abo tuvukana, abaturanyi, abo twatikanyije, abo duturanye. Hoya, ntimukagire ishyari, mureke tugire neza, dutuze, duture, tubane amahoro. Kuki utishimira ko umuturanyi wawe yabyajije, itungo ry'undi ryabyaye? Kuki utabyishimiye? Kuki utishimiye ko mugenzi wawe yakunguka?
kuki utishimiye ko mugenzi wawe yatera intambwe akava ku umwe akajya ku yindi? Kuki ibyo utabyishimiye? Ibyo bikurimo ni Satani ugukoreramo. Igihe cyose urumva ufite ishyari, igihe cyose urumva ubabajwe n'uko mugenzi wawe yaguze moto, yaguze imodoka ku kindi cyiciro, urababaye cyane, urahuye nawe urasetse, ariko ku mutima uri kugurumana kubera ishyari, ukurimo ni Satani. Ugomba kwishimira iterambere ry'undi, ugomba kwishimira icyo undi agezeho, kuko nawe Imana irakuzi. Imana irakuzi, ibyawe yaguteganyirije biri hafi. Ntago mwakirira rimwe, ntago abantu baba ku rugero rumwe. Oya, mureke byose twishimire, kuko byose bitangwa na Yesu Kristo kubw'ubuntu bwayo. By'umwihariko rwa ruhanga rwe rwahoze rurabagirana, rwari rwaratangiye kuzinga iminkanyari mu maso. Murumvise ngo Satani yari yaratangiye kuzana iminkanyari mu maso, kubera akazi kenshi. Murumvise, kubera guhora ababaye, arakaye, umujinya. Kuki ibyo ngibyo bikurimo? Ikimenyetso kigaragaza ko uri gukorerwamo na Satani kirahari. Ikibigaragaza ngicyo, byirebeho urebe. Kuki uhora urakaye? Kuki uhora utentebutse? Byatewe n'iki? Ni Satani ukurimo. Kubera iki? Nta munezero ujya ugira, nta byishimo ujya ugira, uhora urakaye, uhora urakaye. Kubera iki? Kubera ko basigaye, kubera ko abandi hari ibyiza bagezeho utarageraho. Oya, ishimire intsinzi y'abandi, kuko nawe iyawe irahari. Abitewe no guhora yibwira ibibi igihe kirekire, kandi ibimenyetso by'ibibi byose byamugaragaragaho. Iyo umaze igihe ukorera Satani, iyo umaze igihe uri mu mubabaro, iyo umaze igihe uri mu mashyari, iyo umaze igihe ibyaha byarakubase, ntago ugomba kuronka ineza, ntago ugomba kuronka amahoro muri wowe. Oya, ahubwo ugumya kuba uhangayitse, ugumya kubaho uhangayitse. Mw'abantu mwe, igihe tugezemo kirakomeye. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza abantu bakorerwamo na Satani, abantu bataruzura ubuntu bw'Imana, abantu batarajya kuri Kristo ngo abahereze intsinzi. Ugasanga pasiteri ari kwidunduguza ku ruhimbi, nyamara ibintu ari kuvuga ni iby'abadayimoni, ibintu ari kuvuga ni ibyo kwihahira, ibintu ari kuvuga ntabwo ajya ashyira mu bikorwa na kimwe. Iyo ageze mu rugo aba inyamaswa. Wari ubizi ko iyo ageze mu rugo umugore atavuga? Abana barihuta, barirukanka cyane, ntibakwifuza kubona isura ye, kuko arahinduka. Satani niwe rero wihinduranya atyo nk'uruvu. Iyo ageze mu bakristo yishushanya nkabo, iyo ageze mu bapagani yihindura nkabo. Ibyo ngibyo ni ubushukanyi bwa Satani. Satani arababeshya, kandi amaso ye yari yuzuye ubucakura kandi atyaye. Murabyumvise, amaso ye yari atyaye. Urumva, ijisho rishobora kureba ugahita umenya ngo iri jisho ryuzuyemo ubucakura bwinshi, ryuzuyemo uburyarya, ryuzuyemo ibinyoma. Mwitegereze murebe abantu biyita abakristo, biyita ngo dutegereje kugaruka kwa Yesu, ariko duhakana imbaraga za Yesu, duhakana amaraso ya Yesu. Ibyo ni ibya Satani. Ibyo ni byo Satani yizeza abantu, yizeza abantu ijuru, yizeza abantu umudendezo, nyamara ntawo. Kubera iki? Twirengagije uwutanga. Inama y'agakiza ariko yamaze kugerwaho, umuntu agarurirwa icyizere, umuntu arongera yomatana n'Imana. Ubishaka wese navuge ngo yego Mana, ndashaka ko uwawe, ndashaka ko unkoreramo, ndashaka ko umpindura mushya, ndashaka kwejeshwa n'amaraso yawe
maze ubuntu bwawe bukankoreramo, nkakubaha, nkakumvira mu izina ryawe Yesu. Buri muntu wese nabisabire. Yari yifashe ku kananwa yibaza byimbitse, agaragaza kumwenyura. Uwo ni Satani. Ajya yicara wenyine agatekereza byimbitse. Urumva icyo bita meditation, murabizi cyane, ku buryo umuntu ajya mu cyumba cyawe wenyine akamaramo nk'icyumweru cyose yaragiye gutekereza ingingo nyamukuru yamubashisha kugera ku mugambi we. Ibi Satani ngo byamugaragayeho, ajya abikora cyane, avuga ati uriya muntu yarananiye, uriya muntu kuva atangiye kumva ibi byigisho ashaka kuncika. Satani ari gushaka uburyo akaza imitego, ari gushaka uburyo akuroha mu rushundura rwe. Senga iminyururu ya Satani icike mu izina rya Yesu. Senga uwumve kandi usobanukirwe. Imana iragutegereje. Aleluya. Ngo Satani yagaragazaga kumwenyura nk'uko ajya abigenza iyo afashe umuhigo awuzingira mu rushundura rwe, kandi kumwenyura kwe kwari kuzuye uburyarya n'ubucakura bw'uburyo bwose. Murumvise ngo kumwenyura kwe kwari kuzuye ubucakura n'uburyarya. Satani yagushije umuntu mu mutego ngo araseka. Aho naraguhereye sinjye wabona, sinjye wahera kubona nkubonye. Se mbere hose wigiraga make. Uyu munsi biri kutubaho. Umaze imyaka 5, umaze umwaka umwe, umaze imyaka 10 wizera ubutumwa bwiza, usomerwa Bibiliya, uyisoma, ariko uyu munsi Satani akugenda runono, wowe ntubizi, ashaka kugutura mu rwobo. Nyamara Kristo ari hafi kugaruka, wicika intege. Gumya wizere. Ubukene burimo Yesu Kristo araje bukumare. Yesu Kristo ari hafi, wicika intege. Dore Satani ari kukugenda runono. Bya bindi bibi wari waranze, kuki wabisubiyeho? Kuki wongeye kuba umusambanyi? Kuki wongeye kuba umujura? Kuki wongeye kuba umusinzi? Barakubeshya ngo nta gukiranuka kuri mu isi. Barakubeshye ngo amategeko y'Imana ntashoboka. Hoya, garuka ku rufatiro. Kuki uruhuka ku munsi utategetswe n'Imana? Kuki uruhuka ku munsi w'ibigirwamana? Senga usabe imbaraga iguhishurire umunsi nyawo wo kuruhuka. Yesu Kristo yarawuruhutse, abamarayika barawuruhuka, Adamu na Eva barawuruhuka. Uwo nta wundi ni umunsi wa Sabato, umunsi wa 7, ikimenyetso cy'Imana hagati y'ubwoko bw'Imana na Kristo. Senga usabe imbaraga. Kuki wongeye gupfukamira ibigirwamana? Kuki wongeye kwimura Imana? Ubwo bwicanyi wabukuye hehe? Abantu benshi bazi ko kwicana ari ugufata umuhoro ugatema umuntu, ari ugufata uburozi ukaroga umuntu mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa. Oya, ibi tuzabisobanura neza bene data. Abakristo bafite uburyo bicamo. Satani afite uburyo ateza abitwa ko ari abakristo bategereje kugaruka kwa Yesu. Bafite uburyo bicamo, bafite uburyo basambanamo. Ntabwo ari ukugenda ngo ukuremo imyenda usambane cyangwa se uryamane n'umuntu. Hoya, tuzabisobanura neza. Garuka ku rufatiro. Umupagani uko asambana siko umukristo asambana. Oya, ibi biratandukanye. Mwige musobanukirwe. Kristo yaduteze imitego, Satani yaduteze imitego myinshi cyane. Kristo nawe adutega amaraso ye, adutega imitego yo kugwa, yo kwejeshwa n'amaraso ye. Hari indirimbo ivuga ngo nduza umuvo w'amaraso ya Yesu, ndawogamo ngo nkire rwose. Yego rwose, Imana nihabwe icyubahiro kubona uguye mu muvo w'amaraso atemba ya Kristo, atwezaho ibyaha byose. Ibyaha byose biragenda nka nyomberi. Ni igihe cyo kwihana no kubabarirwa ibyaha, tugahabwa ikimenyetso cy'Imana nk'ubuntu bw'Imana bubonerwa muri Kristo Yesu. Amen cyane rwose. Mureke muri aka kamwanya dushime urukundo rw'Imana,
duhimbaze urukundo rwa Kristo. Yesu niwe udushoboza, Yesu niwe byiringiro byacu, nta handi twakomora gukiranuka usibye Yesu Kristo. Nta wundi wadushoboza kugira kumvira kuzima. Inama y'agakiza yabayeho kugira ngo kumvira kwari kwakuwe mu isi na Satani kongere kugaruke. Amategeko y'Imana arera kuva ku rya mbere kugeza ku rya 10. Nzahora mbivuga, nawe ubisabire. Abo ngabo ni abigisha b'ibinyoma, bakwigisha ibice bya Bibiliya, ibindi bakabihigika kuko bazi ko bibarega. Imana iravuga ngo uko waba uri kose nibigisha bitandukanye n'amategeko yanjye, niba atavuga iby'amategeko muri Yesaya harabisobanura ngo niba atavuga iby'amategeko y'Imana, umuseke ntuzabatambikira. Nawe rero aho hantu uri, iyo myizerere urimo iranduye, nta mucyo uzagutambikira. Ntabwo amaraso ya Yesu Kristo azabona uko akugeraho. Kubera iki? Wanze kwakira ubuntu bwa Kristo. Mureke rero buri muntu wese ibi bintu abisabire, kandi iki cyigisho ni cyiza cyane, kigeze ku musozo, turashoje. Mureke buri muntu wese uko waba uri kose, amaraso ya Yesu yongere atugaruremo imbaraga, yongere atugaruremo ubwenge bwo kumvira, ubwenge bwo guhagarara ku rufatiro rw'amategeko 10, kwizera duhabwa na Kristo dusabwa kugira gushingire ku mategeko y'Imana aho gushingira ku mategeko y'abantu bavuga ko amategeko yavuyeho, ko atagifite umumaro. Nyamara amategeko arera kandi azahora yera iteka ryose. Mureke rero dusoze, Kristo ahabwe icyubahiro kuba yaturinze, kandi buri muntu wese ahari abisabire, kandi nizeye yuko tuzatanga ubuhamya ubwo tutazaba tukiri muri iyi si, tuvuga tuti Yesu warakoze, iyo utahaba nari nsinzwe, iyo utahaba nari mbaye imbata ya Satani iteka ryose. Ariko twarabatuwe, kandi koko wongere ngo twarabatuwe, turi ab'ijuru. Bishake uvuge ngo yego mwami Yesu ndi uwawe, shoboza maze nizere ngire kwizera kuzima. Reka dusenge. Urakoze Data wera wo mu ijuru, turagushimye kubw'urukundo rwawe rwinshi watugaragarije ubwo wemeraga kuva mu ijuru mu cyubahiro cyawe gikomeye, ukigira umuntu ukaza gupfira mu isi bitari ngombwa. Ariko kuko umuntu yari yamaze gucumura, nta wundi muntu wari ufite ububasha bwo kumuzahura mu cyaha no mu bubata bwa Satani, wemeye kutugaruramo ubuntu bwawe. Shimwa uhabwe icyubahiro. Reka buri muntu wese rero umwejeshe amaraso yawe, uduhe gushobora no kumvira kuzima. Amaraso yawe atugaruremo ubumuntu, ubwenge bwongere bugaruke, dutekereze icyiza, tuzinuke ikibi cyose. Ubuntu bwawe buraduhagije. Reka imitwaro yose ituremereye tuyizane, uyiduture. Ni isezerano waduhaye. Buri muntu wese abisabire, kandi ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima yacu. Ijambo ryawe rigire imbaraga mu mitima yacu. Umwuka wawe wera agumye kudutaha mu mitima yacu, adushoboze, kandi izina ryawe ryamamare mu isi no mu ijuru iteka ryose. Amena.